Imana ishimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Pastor Michael Kundizana kuva mu Uganda, kaba nanjye uyu munsi najye kuvuga ubutumwa hano mu Rwanda patanyije n'uyu mukozi w'Imana Pastor Ezekiel. Rero ndabasuhuje, munyemerere dutandike n'indirimbo ya 167 iri kuvuga ngo Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro. Katugende. Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro, nta cyankuraho amahoro, yambereye ubuhungi. Ayiwe ng'umwami, umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ku manywa mbere igicucu, yambereye ubuhungiro, ambera itara nijoro, yambereye ubuhungi. Ayi Yesu umwami, umwami ni igitare gikomeye, umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Mu mvura mbere ubwugamo, yambereye ubuhungiro, nta nubwo imivi ntembana, yambereye ubuhungi. Ayiwe umwami ni igitare gikomeye, umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungi. Ayiwe nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, nta mwanzi wese wankanga, yambereye ubuhungi. Ayi Yesu umwami ni igitare gikomeye, umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, nta mwanzi wese wankanga, yambereye ubuhungi. Ayiwe ng'umwami ni igitare gikomeye, umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungi. Ayi ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungi. Rongo nawe ntazampemukira, azambera ubuhungi. Ayi Yesu umwami ni igitare gikomeye, haleluya. Imana ishimwe cyane, turanezerewe kuza muri uyu mwanya. Umuririmbyi aravuze ngo nta byago byose byantera ubwoba, nta niko bimeze iyo dufite umwami Yesu. Barokore dufite Imana yacu ishimwe cyane. Twongere tuvugira Imana ngo haleluya. Iyo tuvuze cyane Imana irabyumva. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kuvuga ku jambo rimwe, tugiye kuganira ku jambo riri muri Yohana, ariko tutarariganiraho. Imana y'amahoro ishimwe cyane, turanezerewe kubw'uyu munsi kuba duhuriye kuri uyu murimo w'Imana. Turabisanga mu byanditswe byera muri Yohana ibice
9 umurongo wa mbere. Kadusome umutwe w'amagambo uravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Murongo wa mbere bavuga ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigisha baramubaza bati mwigisha ninde wakoze iki cyaha, ni uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Haleluya. Abantu batandika kubaza Yesu, bamubaza cyane bari kubaza kuri iyi mpumyi, kuko benshi barebaga yuko ari we wakoze icyaha cyangwa ari bene wabo, ariko Yesu arabasubiza ngo oya, nta numwe wakoze iki cyaha. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi wa none Imana idukure mu buhumyi twari turimo, Imana idukure mu muzimu w'ubuhumyi. Ndababwira ukuri, murongo wa 3 uravuze ngo Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Haleluya. Yesu arangije arabyitegereza, abona abantu babyibajijeho cyane, ariko arababwira ngo wapi, ngo oya, uyu nta cyaha na kimwe yakoze, nta n'ikizira yageze gukora, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri bo. Barokora uyu munsi, reka nkubwire, Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Imana igiye kugukuraho ubuhumyi wari urimo, Imana igiye kugukuraho ubukene wari urimo, Imana igiye gukora ikintu gikomeye kugira ngo abantu bamenye yuko ibyo bakuvuze atari ko Imana ibigenza. Yesu arabasubiza ngo oya, uyu nta cyaha na kimwe yakoze, uretse ni ukugira imirimo y'Imana igaragarire muri we. Mureke uyu munsi imirimo y'Imana igaragarire muri twe, igaragarire mu bwoko bwayo, igaragarire mu itorero. Umurongo wa 4 wavuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwandumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri munsi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacendwe hasi, ayatobesha konda, akamusiga ku maso, aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendeze cy'Isorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Amina. Haleluya. Uyu munsi reka Imana iguhumure, igitangaza kiva mu shano. Uyu mugabo Yesu amaze kwitegereza impumyi, nuko aragenda afata agacucu agaciramo amacendwe yakoza kuri ya mpumyi, ngo ako kanya impumyi irahumuka. Reka Uwiteka Imana karamezomeni kire tope Adonai enegrede fozomeni. Reka Imana igufateho burundu, Imana igugerere ku kibazo, Imana igukure mu buhumyi, Imana igutabare, kuko uyu munsi Imana irabitwemeje. Imana iduhumure mu izina rya Yesu, ngo nukajya ku kidendeze cy'Isorowamu, risobanurwa ngo yaratumwe. Niko nawe uyu munsi wageze ku murimo w'Imana. Haleluya. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Umurongo wa 8 uravuze ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati uyu siwe wicara agasabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ninjye. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akono akansinga ku maso, arambwira ati jya Isorowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati ari hehe? Ati simbizi. Uwari impumyi bamushyira mu bafarisayo. Ijambo ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi hari ikintu bakureba bakabona ko kitazashoboka, ariko hari igihe ugera mu kigeragezo bakumva ko Imana itazakigukuramo, ariko ndaguhamiriza imbaraga z'Imana, ukwiriye kubihagararamo neza. Uwahumuye yampumye ari hano kugera ku kibazo cyawe, ari hano kugera ku mibereho, ari hano kugera ku burwayi. Imana y'amahoro igutabare mu izina rya Yesu Kristo. Katuririmba akaririmbo kamwe, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Imana ishimwe. Ni koko ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Iyi mpumyi abantu barayibonaga bakayibazaho cyane, bakayibazaho ko itazareba, ariko ni nakukubwira ngo Yesu ayigezeho, arayibwira ngo jya mu kidendeze Isorowamu, risobanurwa ngo yaratumwe. Ariko abanza kubabwira ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwandumye hakiri ku manywa, natwe dukwiriye gukora umurimo w'uwadutumye bakiri ku manywa. Niko rero mukomere, mushikame. Iri ni ijambo rikomeye
turi kuvugana uyu munsi kandi tugiye kuganiraho. Ngaho kadusoze n'ijambo rimwe riri mu jambo rya Rusi ibice 2, turi buze gusoma umurongo waho wa 8 gusa turangizanye n'uwa 9. Riravuze ngo maze Bowazi abwira Rusi ati urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo ujya bugufi bw'abaja banje, uhanga amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Ntiwumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura, kandi uko ugize inyota uje uja ku bibindi unywe kuyo abahungu bavomye. Amen. Uyu munsi reka Imana ituvomerere, bari bafite inyota reka tumwe duhage, kuko iri jambo riravuze ngo nugira inyota ujya mu bibindi, kwa data hari ibibindi byinshi. Barokore, haleluya, izina ry'Imana nirishimwe. Reka twongere tujye ku bibindi, twongere dusome. Abari bafite inyota reka inyota yongere ishire, nk'uko Imana yabibwiye Rusi ikavugana nawe. Reka natwe uyu munsi ivugane natwe, yongere idukomereze amaboko, yongere idushyigikire. Bene data mukomere, kuko mu nzu ya data harimo ibyo kurya byinshi ndetse n'ibyo kunywa. Haleluya, twongere tuzamurire Imana icyubahiro. Ababyakiriye tuzamurire Imana, haleluya, twongere tuyizamurire, tuvuge nk'Imana irakoze, Imana igira neza. Nanjye amazina ni Pastor Michael kuva mu Uganda. Murakoze, Imana ibahereza umugisha. Kadusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri yera utuyahirengeye, zomeni kire Adonai tope enegride fo, uri umugabo w'umuhanga. Turagushimye kuko wabanye natwe, utangiranye natwe kandi usozanyije natwe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Urakoze, nanjye mpagaze mu kwizera no gusaba kwawe, mu mavuta n'ubutwari nahawe, mu izina rya Data wa twese, n'Umwana ndetse n'Umwuka wera. Amen.